ikaze cyane kuri Defina Topic wakoze kubana natwe. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri subscribe tujye duhomeza kubana buri munsi. Uyu munsi rero nakuzaniye ibibazo 5 umukobwa akwiye kwibaza mbere yo kuryamana n'umusore w'iki gihe. Muri iki gihe ubusambanyi bumaze gufata indi ntera hagati y'abasore n'abakobwa bitwaje urukundo. Nyamara ibi ni inzaduka mu muco nyarwanda n'ibyahozeho, ndetse ababikoraga babafataga nk'abakoze amahano, byanabana ngombwa umukobwa watwaye inda itateguwe akaruha. Ibi ntibibuza ko usanga hari abagifite umutimanama muzima, bafite amahame bemera mu mitima yabo, ndetse ahanini batinya no gukora icyaha. Kera kabaye umukobwa nk'uyu abona umukunzi akamwihebera, akibwira ko atabanye n'uwo nta wundi babana. Wa muhungu umukobwa yimariye akamusaba ko baryamana, ariko kubera gutinya gusama, gutinya indwara, gutinya gukora icyaha, kurwana n'umutimanama, ariko ahanini anarwana no kugumana urukundo rw'umuhungu yihebeye, umukobwa agahera mu gihirahiro. Kubera iki? Ati nimwima aranyanga, yabimbwiye kandi kumuha ndumva bitandimo neza, nkora iki? Ibi rero ni bimwe mu byo wari ukwiye gutekereza mbere y'uko wemera ko muryamana. Icya mbere, urukundo rwa mbere cyangwa se premier amour cyangwa se the first love, ari narwo rukunda guteza ibibazo. Usanga rudakunda guhira abantu benshi. Nubona rero uwo wakunze mbere y'abandi atangiye kukugora, ntuzumve ko igikuba cyacitse ngo ukore n'ibyo utateganyaga gukora ngo uri gukiza urukundo rwanyu. Icya kabiri, zirikana ko urukundo nyakuri rwihanganira byinshi. Umuhungu ugukunda by'ukuri azemera kandi yubaha icyemezo cyawe cyo kudakora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko murushinga. Icya gatatu, umuhungu ugukunda by'ukuri nta gushyiraho iterabwoba ngo nutamuha ibyanyu birarangiriraho. Ubigenza atyo akenshi ni wa muhungu wamuha utamuha, ntabwo aba agukunda, aba azakwanga igihe runaka. Ikindi ni uko n'umuhungu ugukangisha ko mushwana, niba utamuhaye niyo murushinze ntimubana neza, mubana by'umuhango cyangwa se amaherezo mukazanatandukana. Icya kane, umuhungu ugukoresheje imibonano mpuzabitsina umutimanama wawe utabishaka, usanga ahita agutera n'inda. Ikibabaje ni uko akenshi bene uyu muhungu iyo aguteye inda ahita kwanga. Icya gatanu, ari nacyo cya nyuma, zirikana ko iyo umuntu yashatse kugukatira nta kindi warenzaho, kandi umenye neza ko gutandukana n'umuhungu wakundaga byoroha iyo mutigeze mukorana imibonano mpuzabitsina kurusha kuba mwarigeze kuyikorana. Iyo mwayikoranye birakomeretsa cyane kurushaho, noneho yaba yaraguteye inda cyangwa yaragusize ibirwara akaba akwishe kabiri. Izo byari ibibazo umukobwa akwiye kwibaza mbere yo gukorana imibonano mpuzabitsina n'umusore bakundana muri iki gihe. Wakoze rero kubana nanjye kuri Defina Topic, komeza kubana nanjye kandi subscribe, ni inkunga ikomeye. Mwakoze cyane.